Haleluya, haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana ihabwa icyubahiro. Buri muntu wese nasuhuze mugenzi we, amukore mu kiganza, amwenyure, amubwire ngo gira isabato nziza. Imana ibaha umugisha. Turanezerewe cyane kuko Imana iduhaye umugisha wo kugera ku munsi wera w'isabato. Isabato itarigeze iboneka mu mateka yacu, ariko uyu munsi Imana ikaba iduhaye umugisha wo kuyigeramo, ihabwa icyubahiro. Mbese hari abantu bagize ingorane yo kutagera muri iyi sabato kandi barabishakaga ariko bakaba batabishoboye. Yego, reka rero twebwe tuhageze, Imana yacu ibihererwa icyubahiro. Bana b'Imana, turashimira Imana ko muri uyu munsi iyo isabato igeze umuntu wese aba yumva anezerewe kandi aba gushakisha Imana. Iba yabahaye umugisha yuko abana bongera kubona ababyeyi babo. Imana ihabwa icyubahiro. Mu mujyi wa Kigali muri Nyabugogo iyo bigeze ku wa nyuma usanga imodoka ziri kubura mu masaha ya saa 9 saa 10 kuko abantu benshi baba bari gutaha mu miryango yabo. Turashimira Imana ari uko rero yaduhaye umunsi wera w'isabato kugira ngo igabanye akajagari k'imirimo yo ku isi, maze twongere kwegerana nayo, dusabane n'imiryango yacu, dusabane n'inshuti, dusabane na data wa twese. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo meza, amagambo akomeye avuga ngo impano idasanzwe. Haleluya. Impano idasanzwe. Reka ndebe abantu bakunda guhabwa impano. Abantu bakunda guhabwa impano rwose umuntu yaguha akado kumva urishimye. Imana ibaha umugisha. Impano buri gihe iranezeza kandi impano uyihabwa utabiteganyaga. Rero Imana mu bugira neza bwayo, mu rukundo rwayo, yaritegereje ibona yuko nge nawe dukwiriye impano nziza yitwa umunsi wera w'isabato. Imana yayiduhaye nk'impano kuva umuryango wamara kubaho. Adamu amaze kuremwa, amaze guhabwa umugore mwiza cyane. Ndashimira Imana yuko yabahaye umunsi wera w'isabato iwaha nk'impano kugira ngo bajye banezererwamo, banezeranwe n'umuremyi wabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Natwe rero kuva Adamu na Eva bahabwa iyo mpano, natwe turakomeje, natwe ikomeje kutunezeza. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu. Munyemerere muri uyu mugoroba maze duce bugufi dushime Imana. Data wa twese, nanone Mana ishobora byose, turagushimye. Habwa ikuzo n'icyubahiro. Uri Imana yacu kandi y'ibihe byose. Waduhaye umunsi wera w'isabato kandi ukatubwira ngo ni ikimenyetso kiri hagati yawe natwe yuko ari wowe utweza. Turagushimira ko umunsi w'isabato tuza ahangaha kugira ngo twezwe nawe. Uhabwe icyubahiro. Ndakwingize ngo muri uyu mugoroba weze iteraniro riri imbere yawe, kandi data wa twese abana bawe bari hirya no hino bateranye kuri uyu munsi w'isabato, uduhane umugisha nabo mu izina rya Yesu. Reka dusome Itangiriro igice cya 2. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 3. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 3. Haranditse ngo Imana yeza umunsi wa 7. Haleluya. Imana yeza umunsi wa 7. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7. Imana iraweza kuko ariwo Imana yaruhukiyemo imirimo yayo yakoze yose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mu cyumweru cy'Imirema, cyumweru mu gitabo cya mbere cy'Itangiriro mu gice cya 1 tuhasanga urutonde rw'ibintu byose Imana yaremye. Ariko Imana imaze kubirema, inyandiko iravuga ngo imaze kubona byose ari byiza, imaze kunezezwa nabyo, maze iravuga ati noneho reka shyiraho ikiruhuko. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Maze ishyiraho umunsi wera w'isabato. Uyu munsi wera w'isabato nta kintu na kimwe kigeze kiremwa ku munsi,
ahubwo uwo munsi w'isabato waje ari uwo kwishimira ibyari byakozwe muri minsi 6. Haleluya. Bityo rero natwe nk'uko isabato ari itegeko ry'Imana yarishyize mu mategeko 10 nk'uko twabibonye, Imana ishaka yuko tuza muri isabato icya mbere tuje kwishimira umuremyi wacu, icya kabiri kuko yaduhaye imbaraga mu minsi 6 zo gukora, Imana yacu habwa icyubahiro, kandi tugasubiza amaso inyuma tukareba ibyakozwe, tukibuka yuko atari imbaraga zacu zabidukoresheje, ahubwo tukazamura amaboko tukavuga ngo Mana habwa ikuzo n'icyubahiro kuko biriya byose twakoze mu minsi 6 niwe wabidukoresheje. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese bana b'Imana muri iki cyumweru mwarakoze? Yego, Imana yabahaye imbaraga kandi ibyo mwakoze mwabonye ari byiza. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwa. Nuko rero ikiruhuko ni cyiza, maze wamara kunezezwa nabyo ukavuga ati ku munsi wero kuri uyu munsi w'isabato ndajya kuramya Imana, nyishimire ko yampaye imbaraga, nyishimire ko yampaye imigisha, maze waza ukazana mu nzu y'Imana ikindi kintu nzababwira ku munsi w'ejo. Rero uyu munsi tuje aha ngaha turi gutaramira Imana. Abaririmbyi bagomba kuza bagahimbaza Imana, bakaririmba nk'uko bari aha ngaha bambaye neza, bambaye imyenda ya jiya. Abizera bagomba gutera indimbo bagahanika, bakishimira yuko abamarayika bo mu ijuru bamanutse ku isi baje guterana n'abantu bo ku isi kugira ngo bafatanye guhimbaza Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Rero mu Kuva igice cya 20, Kuva igice cya 20 umurongo waho wa 8 turasoma amagambo akurikira. Kuva igice cya 20 umurongo wa 8. Umurongo wa 8 haranditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Imana yitegereje ibona Abisirayeli bari baravuye mu buretwa bwo mu Egiputa, ariko Imana ibona ko uburetwa bwari bwarabakamuyemo ineza yayo n'ubugira neza bwayo no kumenya itegeko ry'isabato. Imana mu kongera gutanga amategeko yayo, maze yongera kubwira Abisirayeli ngo mwibuke muri aya mategeko mbahaye kandi muzibuke kweza isabato. Haleluya. Imana ni nziza, muzibuke kuko Imana yari izi neza ko uburetwa ndetse n'ubutayu bwari bumemereye nabi. Imana yari izi ko Abisirayeli bazageraho bakagusha ishyano ryo kwibagirwa kweza isabato. Rero maze Imana irakomeza iravuga ati kuko umunsi wa 7 uriho sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Bana b'Imana, muri iri tegeko Imana itubwiye neza ko igihe cyo gukora imirimo ni iminsi ngahe? Ni iminsi 6, maze wa 7 wagera ukaruhuka. Ukaruhukana n'umugore wawe, ukaruhukana n'umuhungu wawe, ukaruhukana n'umukobwa wawe, ukaruhukana n'umunyamahanga waje kugusura iwawe, ukaruhukana n'umukozi mufite ubakorera, ukaruhukana n'indogobe n'itungo ryawe. Niba ufite moto mu muhanda ntago ugomba kuyohereza ngo ujye gukorera amafaranga nawe ngo waje kuruhuka isabato. Ibintu byacu byose bigomba kuruhuka umunsi wera w'isabato. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwa, kugira ngo ibyo ngibyo bihinduke igihamya ku banyamahanga yuko Imana yaduhaye umunsi w'isabato kandi ko tuyiciriye bugufi mu munsi wayo wera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bana b'Imana, hano batubwiye ko nta muntu ugomba gusigara akora imirimo iwacu mu rugo. Nyaboneka ntihakagire abantu basigara bapangiye abana imirimo kuri uwo munsi, kandi ntihakagire ababyeyi basiga babwiye n'abakozi ngo mukore bagatondeka imirimo ngo mukore ibi ngibi, maze bo bakajya gusenga bakajya kuramya ku munsi w'isabato. Ntabwo ari byo, kuko Bibiliya itubwiye ko buri kintu cyose kigomba kujya mu mwanya wacyo. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwa. Rero bana b'Imana, munsi wera w'isabato Imana yawuduhaye nk'impano,
kandi nezezwa nuko tuyubaha. Ikindi kintu batubwiye muri iri tegeko nuko tugomba gukora mu minsi 6. Benshi cyane ntabwo mbizi niba no ninahangaha bihaba, ariko mu mujyi tugira abasore navuga ngo ahari bameze nka ba maringaringa, abasore batagira akazi. Uyu munsi aba yagiye ibunaka, uyu munsi akaba yagiye ibunaka, maze akabyukira ku muryango w'abantu runaka, bakajya batera inkuru bagakina n'amakarita, ariko igihe cyagera ku munsi w'isabato akaza kuruga isabato. Reka mbabwire, iyi sabato abantu baza mu isabato bakaruhuka, ariko baruhuka ari uko bagenje gute, ari uko bakoze. Nta bunebwe muri uyu munsi bugomba gukoreshwa, nta bunebwe bugomba kubaho, kuko Imana yaremye umuntu imuremera n'umurimo agomba gukora. Nta muntu n'umwe ushobora kubura icyo akora. Abantu benshi bajya bavuga ati none se ko nta kazi mfite nabigenzane. Nta kazi, ntago umuntu wabishatse ufite amaboko, ufite ubwenge, azi gukora, afite imbaraga, ntabwo ashobora kubura icyo akora. Cyakora benshi basuzugura ibyo bakora, bakanga akazi, bakagatesha agaciro, ariko itegeko ry'Imana nuko mu minsi 6 ugomba gukora. Harimo n'abavuga ati ngiye nta kazi mfite, nyamara no mu miryango batahamo harimo akazi kenshi. Ashobora koza ibyombo niba ata mu muryango w'ababyeyi be cyangwa yibana, ashobora gukora isuku aho ari, ashobora kurandura ibyatsi aho ngaho, ashobora gukora twabonye ko imirimo mito y'abantu basuzugura. Hari igihe abantu bayisuzugura mu bihamya by'itorero volume ya 3, ngo hari igihe abantu basuzugura imirimo mitoya yo mu rugo yo guhesha abandi umugisha, ngo bakitega yuko bazabona imirimo ikomeye bazakora yo mu biro. Nyamara Imana buri murimo wose Imana iha agaciro. Bana b'Imana, nta mwanya w'ubunebwe muri iri tegeko uhari. Abakurambere n'abahanuzi harimo amagambo avuga ngo nta mwanya w'abanebwe Imana ifite, nta mwanya w'abanebwe Imana yaremye, ntawo. Rero umuntu wese agomba gukora, maze akaza mu isabato kuruhuka ari uko yakoze. Rero mu kuva mu gice cyaho cya 34, kuva igice cya 34 umurongo wa 21, reka tuhagere naho turebe uko handitse. Kuva 34 umurongo wa 21 haranditse ngo mu minsi 6 ujye ukora, ariko wa 7 ujye uruhuka. Aleluya. Ngo wa 7 ujye ugenza gute? Wa 7 ujye uruhuka, no mwihinga no mwisarura ujye ugenza gute? Ujye uruhukaho. Mu minsi 6 ujye ukora. Nibigera n'igihe hariho ihinga ririmbanije, mbese ihinga niririmbanya nabwo ugomba kuruhuka. Yego. Kandi no mwisarura ugomba kuruhuka. Yego. Umunsi w'isabato ntabwo uranga ufite akazi kenshi, ntabwo uranga ibiki ngo nzajyayo ngo ubutaha. Oya, ntabwo ari ibyeno ry'amahitamo yawe, ni itegeko ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, no mwisarura ugomba kureka gusarura, ukazasarura ubundi kuwa mbere w'isabato. No mwihinga ririmbanije igihe ubona intabire ikuraranye, ntabwo ugomba kuvuga ngo ndajyayo uyu munsi ngo ndeka mbanze ijye gutera agatabire. Oya, ntabwo bishoboka. Ugomba kuruhuka umunsi wera w'isabato nk'itegeko Imana yashyizeho. Imana ihabwa icyubahiro. None se niyihe migisha isezeranirwa abaruhuka isabato? Yesaya 58 umurongo wa 13. Yesaya 58 umurongo waho wa 13. Umurongo wa 13, Yesaya 58 haranditse ngo nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero. Umunsi wera w'Uwiteka ukawubaha, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo gushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu. Aleluya. Kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo, akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, reka mbabwire, hano haranditse ngo nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Imana yari izi ko abantu benshi bashobora guhangara bagakora ibyo bashaka. Tugira abantu benshi baruhuka isabato bakayitangira,
maze mu gitondo bakaza mu ishuri ryo ku isabato. Isaha ya saa sita yamara kugera tuvuye mu materaniro yo kuramya Imana, agahita agenda akajya mu mupira. Abandi isabato bakayirangiza saa sita, barangiza bakajya gutaha ubukwe. Abandi utagiye aho ngaho akajya mu rugo agafungura televiziyo akaba ari kwirebera amafilimi. Ibyo bintu byose ntago byemewe. Inyandiko dutwaye iratubwira ngo n'abanyeshuri biga ntago bagomba kwiga ku isabato. N'abanyeshuri bafite homework bagomba kuzifunga, bakongera gufungura amakayi yabo ari ku isabato ihumuje. Aba mu rugo bagomba guteka ibyo kurya bigasoza mbere yo ku isabato itangira. Bagomba kurara bahanaguye inkweto bambara, bagomba kurara bateye ipasi imyenda bazambara. Buri kintu cyose kigomba gukorwa. Icyakora ntabwo bibujijwe yuko umuntu ku isabato ugize ingorane ukabona umuntu urembye, ntabwo wabura gukura umurimo wo kumuhesha umugisha, ntabwo wabura kumukorera umurimo wo kumufasha yarembye. Mu gihe arwaye bitunguranye, ntabwo ugomba kubura icyo ubufasha wamuha, kuko Yesu Kristo yakizaga n'abantu ku isabato, ariko atari uko wananiwe kubikora mu minsi 6 byari bisanzwe biriho ngo urabirindiriza ku isabato. Ibyo ntabwo ari byo. Ariko inyandiko iratubwiye ngo nuhindukira ntukandagire isabato, ntiwikorere ibyo wishakiye kuri uwo munsi we, ngo ukawubaha ukawita uw'icyubahiro. Haleluya. Isezerano ririmo ratubwira ngo nanjye nzagutungisha iki? Gakondo ya sogokuruza Yakobo, akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nshuti zanjye bavandimwe, muri uyu mugoroba turashima Imana yuko Imana yaduhaye umunsi wera w'isabato. Abantu bataragira umugisha wo kumenya isabato barahombye, kuko nimba hari ikintu kinezeza nukuba umaze igihe mu gacuho ko mu minsi 6 ukaruha. Nimurebe rya gicuku mugenda, nimurebe rya zuba mwirirwa muri guhingaho, imvura iri kubanyagiragaho mu murima muri guhinga muri gusarura. Ariko Imana ishimwe kuko yavuze ngo nimuhagararira aho ngaho, mugabanye umuvuduko. Maze Imana itugabanyiriza umuvuduko, iduha umunsi wera w'isabato, maze abantu b'Imana bakanezerwa, bakagenda bagakaraba. Maze uko bakaraba ayo mazi, ayo mafuresheri yose, no mu mutwe wabo bakumva bameze neza. Imana kuko yabaruhuye, Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana rero, Imana irashaka yuko tunezerwa mu munsi wera w'isabato. Yesu akiri ku isi nawe yaruhukaga isabato. Muri Matayo 28 Yesu amaze kuzuka byagenze bite? Muri Matayo 28 ku murongo wa mbere turebe icyo inyandiko irimo kutubwira. Matayo 28 umurongo waho wa mbere. Kuzuka kwa Yesu. Nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba Yesu ashimwe, bajya kureba cya gituro. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbabwire, Yesu yagiye mu gituro aruhukiramo isabato. Ariko bumaze gucya ngo bwende umuseke wenda gutambika mu rubungabungo bwenda gucya, Yesu yarazutse ava mu gituro. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu nawe yaruhukiye isabato mu gituro. Yari amaze gukora umurimo ukomeye cyane wo kuducungura. Umunyabyaha amaze guhabwa agakiza. Ndashimira yuko Yesu Kristo yahesheje agaciro isabato yera. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi muri Luka igice cyaho cya 24, Luka igice cya 24 turebe uko handitse. Luka 24 umurongo waho, umurongo wa mbere haranditse ngo kuzuka kwa Yesu ku wa mbere w'iminsi 7, kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Imana ihabwa icyubahiro. Benshi cyane bajya bibaza ngo, maze bakavuga bati, mbese isabato ko muvuga ngo iri mu mategeko y'Imana, ubu kuki ngewe ntago nashobora kubara nkabara kumpereye ku munsi wari wo wose, maze narangiza nkabona nkangeze ku munsi w'isabato? Ngewe ndamubwira ngo yego isabato wayigeraho, ariko uko aho wahera hose ubara wayigeraho, yaba ari isabato yawe ariko ntago yaba ari isabato y'Imana. Haleluya. Bityo rero iyo isabato ishize
bugacya haba habaye kuwa mbere ku mugoroba. Iyi sabato ishize bumaze kugoroba bugacya haba habaye kuwa mbere w'iminsi 7. Bityo rero nta rujijo rurimo Imana yigeze ishyiramo. Ndashaka yuko dusoma mu byakozwe n'intumwa kugira ngo turebe aho dusoreza. Byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 13. Byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo waho wa 13. Pawulo yigisha mu Antiyokiya y'Ipisidiya. Pawulo nabo bari kumwe batsukira Ipafo, barambuka bafata Iperuga y'Ipamfiliya. Yohana abasigayo agiye Yerusalemu, ariko bo bava Iperuga bararomboreza bagera mu Antiyokiya y'Ipisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara. Haleluya! Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi maze bagenza bate? Baricara. None reka mbabaza ikibazo. Adamu na Eva baruhutse isabato? Yego. Ikibazo cya kabiri, Abisirayeli bari mu butayu baruhutse isabato? N'igihe bahabwaga manu mu yindi minsi barayihabwaga maze batoragure byinshi byarara bikabora, ariko byagera ku wanyuma bagatoragura manu, maze bagatoragura manu z'iminsi 2, bagatoragura izo baryo munsi n'izo bazaryeje ku isabato kandi zikarama ntizibore. Imana ihabwa icyubahiro. Abisirayeli nabo baruhutse isabato mu butayu. None reka mbabaze, mbese Yesu ari ku isi yaruhukaga isabato? Kandi Yesu yayiruhukiye no mu gituro. Kandi nanone tubonye ko Pawulo nabo bari kumwe nabo baruhutse isabato. Maze amagambo akomeza kuri uyu murongo haranditse ngo ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara. Bamaze gusoma mu mategeko no mu byahanuwe, abakuru b'isinagogi babatumaho bati, bagabo bene data. Haleluya! Niba mufite amagambo yo guhugura, niba mufite amagambo yo guhugura abantu nimuyatubwire. Imana ihabwa icyubahiro. Bari binjiye mu isinagogi bafata ibyanditswe byera maze barasoma kugeza aho ikibwirizwa kimeze neza. Barababwira ati, bagabo bene data, niba mufite n'andi magambo yo kuduhuguza ngaho nimuyatubwire. Ikibwirizwa cyari cyaryoshye, ntabwo bashakaga kumva bagenda. Yesu ashimwe. Maze bana b'Imana, none ibintu Adamu na Eva bakoze Abisirayeli bakabikora mu butayu, kandi na Yesu nawe yarabikoze. Ba Pawulo barabikoze. None ibyo bintu natwe dukwiriye kubikora. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira Imana ko yaduhaye umunsi wera w'isabato. Reka mbabwire bana b'Imana, niba harimo abantu hano bataruhuka isabato, reka mbabwire ngo barahombye. N'umuntu uri kunyumvira ku ikoranabuhanga, nawe niba utayiruhuka ndabikubwira ko wahombye, kuko isabato ibereyeho guhesha umuntu umunezero. Haleluya! Ibereyeho guhesha umuntu umunezero, ibereyeho kumuhesha amagara mazima. Reka mbabwire yuko mu isabato igihe abamarayika baje mu iteraniro, Imana iba yiteguye gutanga ibintu 3 mu iteraniro. Haleluya! Imana iba yiteguye gutanga ibintu bingahe? Icya mbere mu isabato, icya mbere duhabwa amagara mazima. Haleluya! Kuko umubiri wacu rongera ugasubirana imbaraga. Icya kabiri mu isabato duhabwa imigisha y'ibyamwuka. Haleluya! Icya gatatu mu isabato duhabwa imigisha y'ibigaragara. Haleluya! Reka mbamenere ibanga. Ubu ngubu abana b'Imana bamaze kwinjira mu munsi wera w'isabato, ubu baratuje baratekanye rwose, kandi mu gitondo barazinduka baza muri uru rusengero. Baraza banezerewe rwose, maze ngo Imana abamarayika bo mu ijuru bishimira kuba mu iteraniro ry'abana b'Imana baje kuyiramya. Kandi narasomye ngo abo bamarayika baba bazanywe no gutanga imigisha. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu ngubu abantu bazacuruza ejo ku mugoroba, Yesu ashimwe, abantu bazacuruza ejo ku mugoroba nk'iki gihe bagafungura amaduka, abakiriya babo bazaza kuko imigisha bayihawe bicaye hano uyu munsi. Abantu bazajya guhinga kuwa mbere w'isabato, Imana yamaze guteraho kashi kuko yabahaye imigisha, baje kuyihabwa uyu munsi. Ntago bazajya kuyisengera icyo gihe, ahubwo uyu munsi bamaze kuyihabwa. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, isabato ibereyeho kuduhesha umugisha. Isabato niyo kudusubizaho amagara mazima. Isabato nkuko umuntu aba afite telefone igashiramo umuriro, nta kindi kintu gishobora gukora ngo telefone yongere gukora igihe cyose batiri yabaye down. Ntibishoboka.
natwe tuba tumeze nka batiri yashizemo umuriro, maze ku munsi w'isabato tukaza, maze Imana ikaducaginga. Haleluya, kaducaginga, ikatwongeramo imbaraga, maze abantu b'Imana bakanezerwa, bagasuhuzanya, maze mu miryango yabo bakongera bakishima, izina ry'Imana yacu nirihimbazwa. Bana b'Imana, isabato, igihe turi mu isabato tuba tugomba kwibuka ibintu bibiri tugomba kwibuka mu isabato. Ikintu cya mbere ni uko twaremwe n'Imana. Haleluya, ntabwo burya turi abacu ngo twigenge, twaremwe n'Imana. Imana yaturemye mu buryo bwiza kandi butangaje buteye ubwoba. Imana imaze kuturema iratubwira ati rero burya ntago mwibeshejeho, burya n'ibyo murya, burya n'ibyo mukora byose, imbaraga mukoresha ntabwo ari izanyu. Ubundi umuntu yaravuye, harya umuntu yabayeho ibimutunga byamaze kurenganizwa? Yego, turashimira Imana ko mbere yo kurema umuntu yabanje kumutegurira ibizamubeshaho. Agatabo kitwa Amategeko 10, iyo ugasomye usangamwe amagambo avuga ngo isabato nk'ikimenyetso cy'Imana. Ngo Adamu akiva mu biganza by'Imana bwa mbere, akiva mu biganza by'Imana, ngo nta kindi kintu yigeze abona, ngo yubuye umutwe awereye umuremyi we. Haleluya, maze arebye hirya abona ibintu umuremyi we yaremye byiza cyane, maze amaze kubibona, maze areba data wa twese mu maso, aramubwira ati Uwiteka, mbese nta kintu nagufasha? Yesu ashimwe. Amubaza ikibazo, mbese Mana nta kintu nagufasha? Imana iti Adamu humura, ibintu byose byamaze kuringanizwa. Haleluya, maze ngo Imana yamubwira ati byose byamaze gukorwa, byaringanijwe nta kibazo. Adamu aramubwira ati oya Mana, oya rwose, ahari nshobora kugufasha gushyira amabara ku mababa y'ikinyugunyugu. Imana iramwitegereza ati Adamu humura, ibintu byose byamaze gukorwa, kuko n'ibinyugunyugu nabyo byamaze kubona amabara. Haleluya, Adamu yanze gushirwa, avuga ati oya, ahari nshobora kwigisha inyoni kuguruka. Haleluya, maze Imana amubwira ati hoya, inyoni nazo zamaze kumenya neza rwose. Maze arongera abaza ikindi kibazo, ariko se Mana ntabwo nagufasha kuringaniza umwuka wo mu kirere, kuko nawe uramutse ubaye mwinshi ushobora kwangiza? Imana amubwira ati Adamu, ibyo nabyo namaze kubishyiramo neza rwose, byarangiye. Haleluya, Adamu yaragishaka gufasha Imana imirimo, nuko Adamu yanze gushirwa, avuga ati Mana ahari rwose hashobora kuba hari umurimo nagufasha. Imana imureba mu maso yamubaza ngo Adamu, none se urashaka umurimo? Ati rwose ndumva nshaka gukora, ndumva nshaka nanjye kugira icyo nagufasha. Maze Imana yamubwira ati Adamu, nibyo koko ngufitiye akazi. Haleluya, mbese ufite amatsiko y'umurimo Imana yahaye Adamu? Imana yamuhaye umurimo mwiza, iramubwira ngo Adamu ruhuka. Haleluya, ruhuka. Imana yashaka kumubwira iki? Abantu benshi bumva ko badashobora kubaho baramutse badakoze ku munsi w'isabato. Ukabwira umuntu uti inshuti yanjye ngwino tujyane kuruhuka isabato, akakubwira ati waga we, ejo nzajya gukura ibirayi byanjye bitazaborera mu murimo. Yesu ashimwe. Ariko we, mbese ibirayi byajeho ari ubishyizeho? Yesu ashimwe. Niwe wabishyizeho? Wapi? Undi ukamubwira ati rwose wakwihanganye ejo tukajyana kuruhuka isabato, akakubwira ati reka nkubwire, ejo niho nzajya gucuruza, ntabwo nafunga iduka ryanjye. Ayiga Mana, reka nkubaze, mbese uramutse ukinguye ntihagire umuntu uza ku iduka ryawe? Mbese iyo umuntu akinguye iduka hari abakiriya baba basezeranye, hari abakiriya basinyanye kontera ko bazajya baza kumuhahira. Iyo ni imigisha yose Imana itanga. Bityo rero nk'uko Adamu mu kwibeshya yibeshyaga yuko harashobora kuba hari uko imirimo yayigizemo uruhare cyane, ari uko hagize ibyo yafasha Imana, ariko Imana nubwo itubwira gukora, umva ari imbaraga zituma dukora tuzihabwa n'Imana. Yego rwose, ari ibyo dukoze nabyo Imana nibiha umugisha. Yego rwose, nguko ukorera umuntu atibeshejeho, ubuzima bwa muntu bwose bumuzengurutse bwose yabuhawe n'Imana. Reka muri uyu mugoroba mwuka w'Imana afashe buri muntu wese yongere kunezerwa muri iyi sabato, yumve atewe ishema nuko Imana yamuhaye umunsi w'isabato, kandi yibuke yuko yaremwe nayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wibuke yuko nyuma yo kukurema waracumuye. Umaze gucumura, turashimira Imana yuko Yesu yaducunguye.
kandi Yesu amaze kuducungura yarabyerekanye, ajya mu gituro aruhukira mu isabato ngo natwe tubere ikimenyetso hagati yacu nayo ko Imana igomba kuzagitweza munsi w'isabato. Imana yacu tubashishe guhora tubyibuka mu ntekerezo zacu. Imana yacu habwa icyubahiro. Mu gitabo cyitwa ku bwa Afurika nziza, mu cyigisho kivuga ngo kuki Afurika yibagiwe Imana, muzasangamo agatekerezo kavuga ngo nk'uko umuntu agira inshuti ye magara, maze ngo inshuti ye magara yabona igiye kwimukira ahantu kure ngo igashaka impano nziza, maze akayipfunyika, akagenda akareba iyo nshuti ye magara, akamubwira ati rero ngiye kujya mu gihugu cya kure, ariko nshuti yanjye ntabwo tuzongera kubonana vuba. None ubwo tutazongera kubonana vuba, dore ngufitiye impano, akiriye impano itazatuma unyibagirwa. Haleluya. Maze ngo bagahoberana cyane, bakishimana, bakanezerwa. Haleluya. Maze natwe ngo nk'uko uwo muntu ahereza umuntu inshuti akayihereza impano, ngo Imana natwe yadupfunyikiye impano y'agatangaza. Haleluya. Iyo mpano y'agatangaza Imana yadupfunyikiye ni umunsi wera w'isabato. Ngo kandi abantu bamaze gusobanukirwa n'agaciro k'umunsi wera w'isabato, ngo ntabwo bashobora kuyigurisha ku giciro icyo ari cyo cyose. Haleluya. Mbese wabuze ukuntu umuntu agurisha isabato? Ukuntu umuntu agurisha isabato ni ukuntu umuntu ashobora kuza. Ubundi turavuga ngo isabato nziza, umuntu akabivuga arakaye, akabivuga yazinze umunya, akabivuga mu maso harimo amaterasi y'indinganire. Oya, abantu nibanezerwe, Yesu yarazutse. Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye bavandimwe, Imana yaduhaye isabato ngo tuyinezererwemo. Mureke tujye twakira imigisha iba mu isabato. Nimureke abana n'ababyeyi. Mu gitabo cyitwa uburezi handitsemo amagambo avuga ngo mu munsi wera w'isabato ngo hahirwa umuryango. Haleluya. Ngo hahirwa umuryango ujya kuruhuka isabato, umugabo n'umugore n'abana, ngo maze bakanyura ku mirima y'amasaka cyangwa y'ibishyimbo, ngo bakanyura mu mirima y'ibyaremwe, ngo maze bakajya bibuka yuko ibyo byaremwe byose byaremwe n'Imana. Rero muri uyu mugoroba ndasaba Imana yo mu ijuru, nk'uko waduhaye umunsi wera w'isabato nk'impano, itubashishe kuyakira mu izina rya Yesu. Mbese bashyitsi namwe bizera, muri iri teraniro twagize umugisha wo kugira abashyitsi. Haba hari umushyitsi uri hano akaba agiye gutaha ntamuhaye impano, ntamukoze mu biganza, maze akaza tugafatanya gusenga, maze nawe akumva ashobora kuruhuka isabato kandi akanezererwa muri yo. Niba hari matambuka ze dusenge, mu gihe ntari nasenga natambuke maze dufatanye gusenga. Mbese urahari? Dufite indirimbo nziza ya 293 mu gitabo cyo guhimbaza Imana, mu gitabo cy'indirimbo cya 500, ivuga ngo munsi mwiza wejejwe. Tugiye kuyiririmba n'amajwi yacu n'umunezero, niturangiza dusenge. Ariko ndifuza gusenga n'umuntu wese wumva bishaka muri uyu mugoroba. Niba uhari urahaguruka uze dusenge, dufashe guhimbaza Imana muri iyo ndirimbo maze tuyiririmbe. 293 munsi mwiza wejejwe. Haba hari umuntu wumva ashaka kumfasha kuririmba iyi ndirimbo kandi anezerewe? Yesu ashimwe. Umuntu wumva bishaka rwose akumva ashaka ko tuyiririmbana, nahaguruke maze duhimbaze Imana mu majwi meza, dushimira Imana ko yaduhaye umunsi w'isabato. Niba hari umuntu uhari akaba yumva yifuza ko yaza tugasengana, natambuka ze dusenge. Munsi mwiza wejejwe w'icyumweru cyo kurema, wagizwe uwa karindwi, wahiriwe n'Imana, wino sabato, sabato nziza, tubone imigisha mu munsi w'Uhoraho, irangije kurema, ishyiraho n'isabato, Imana irayihira, natwe tuyiruhuke.
turuhuke. Ngwino sabato, sabato nziza, tubonera imigisha mu munsi uhoraho. Benshi barwanya Imana baruhuka kuwa mbere, shaka mu byanditswe urasanga ntabihamya. Ngwino sabato, sabato nziza, tubonera imigisha mu munsi uhoraho. Abanyakuri bazi ko wahinduwe n'umuntu, ntabwo ijambo ry'Imana rikwiye guhinduka. Ngwino sabato, sabato nziza, tubonera imigisha mu munsi uhoraho. Shatse mu byanditswe nsanga ariyo yategetswe, mperako nyiruhuka kuko ariyo y'ukuri. Ngwino sabato, sabato nziza, tubonera imigisha mu munsi uhoraho. Haleluya. Amena. Ni bangahe bashimira Imana kuri umugoroba kwaduhaye isabato? Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amena. Reka dusabe umuyobozi w'itorero maze yadusengere ashimira Imana iri teraniro. Ka bugufi dusenge Mwami wacu, Muremyi wacu, Mana dukunda kandi twitaho, turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amena. Haye umwanya rikaba rivuzwe ntango, kandi rikongeye kutwibutsa yuko waduhaye isabato nk'umunsi wo kunezererwa, nk'umunsi w'impano kuri twe, nk'umunsi twibutsa kuremwa kwacu, nk'umunsi twibutsa gucungurwa kwacu. Ibyo wadukoreye turabigushimiye, ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abuhaye amahirwe yo kumva iri jambo bose, turagusabye ngo udushoboze kuba mu isabato twejejwe nawe, kandi tube mu isabato tuyibukiramo kuremwa kwacu no gucungurwa kwacu. Bidutere kukubaha no kukumvira, kandi bidushoboze kugira umugisha wo kumvira icyo itegeko ryawe rivuga, maze twese dushima izina ryawe. Tugiye gutandukana muri uyu mugoroba, buri muntu wese umuherekeze kandi umugezi w'amahoro, kandi kuko dufite icyifuzo cy'uko turaza mu rusengero nanone mu gitondo, kuko uri Imana izi byose, uducira inzira nibigerwaho nabwo dushima izina ryawe. Mahoro utangira umuntu akomeze kubana nabo waremye bose, kandi iki gihugu cyacu giha amahoro, kuko mu mahoro yacu niho tuvugira ijambo ryawe. Twese tugirire neza, kandi dushoboze kubana nawe by'iteka ryose, tubyambaje ku bwa Yesu.